amakosa hano imbere mu kipe ya Vipers hano Shiramo cyagezemo Traoré abwira abafana b'ikipe ya PFC bataje kuri stade arabwira ati nibyo ntimwaje ariko intsinzi yo tugombe tuyibaye hano bakora amakosa mu bwugarizi bwa Vipers PFC hakiri kare cyane bagukosorera umuganda no ku munota wa 20 Mamadou Traoré nk'uko yabigenje kuri match ya Garde Republicaine atsinda igitego cya gatatu afunga Djibril Watala connexion nziza cyane biruturutse ku ruhande rw'ibumoso kwa William Togwimel tanga passe kwa Merdao arekura passe Watala terekamo n'umutwe PFC 2 Vipers 1 kabisa Merdao Raouf aramfata neza cyane aranyandagaza aravuga ati wowe urashaka ko bansimbuza